Turongeye turabasuje inshuti bavandimwe bakunzi ba Nzuri Business Group Limited. Reka twizere ko mukomeje kugubwa neza aho muri hirya no hino ku isi nk'uko duhora tubibifuriza. Iyi ni kampani yanyu ibagezaho imitungo itimukanwa, yaba igurishwa cyangwa se ikodeshwa, kandi mukayigura ku giciro cyiza cyane kitabahenze. Nk'uko rero muri kubibona, tugiye kubereka cyangwa se kubatambagiza inzu nziza y'akataraboneka ikiri nshyashya iri hano mu mujyi wa Kigali mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Kanombe. Ni inzu y'agatangaza ikiri nshya ishaka kandi amafaranga atari menshi. Ni nako kandi tubibutsa ko mushobora rwose kudusura ku mbuga nkoranyambaga zacu: Instagram, Facebook page, Twitter, cya X, hose n'ubundi twitwa Nzuri Market. Ari nako kandi ushobora kujya kuri website yacu ya www.nzuri.rw ukagura cyangwa se ukagurisha nta kindi kiguzi bigusabye, uretse rwose udufaranga duke twa serivisi ushobora gushyiraho umutungo wawe wowe ubwawe wishyiriyeho, hanyuma ukabona umukiriya mukagura nta kindi bigusabye. Nawe ugura ushobora kujyaho ukabona contact za nyiri umutungo mukivuganira mukagura nta kindi kiguzi bigusabye. Ni karibu cyane muri Nzuri Business Group Limited. Umukiriya ni umwami cyane cyane cyane. Iyi nzu rero muri kureba ni inzu yubakishije amatafari ahiye yose, yubakishijwe n'ibikoresho byiza cyane bigezweho. Akaba ari inzu iri mu kibanza gifite ubuso bwa metero kare 350. Akaba ari inzu ifite ibyumba bine binini byo kuryamamo, ikagira douche na toilette eshatu, ikagira salon, salle à manger ndetse na cuisine ifite na stock. Si ibyo gusa rero, kubera ko ifite jardin nini, ikagira na parking ihagije, ariko kandi ikagira na annex. Iyi nzu rero iragurishwa, kandi iragurishwa amafaranga atari menshi ugereranyije n'agaciro kayo, ugereranyije n'aho ibibanza bigeze, ugereranyije n'aho ibikoresho by'ubwubatsi bigeze. Iyi nzu usanga idashaka amafaranga menshi mu by'ukuri. Ni nako kandi tukwibutsa gukanda subscribe. Kanda subscribe utarabikora kugira ngo tujye dukomeza kubana umunsi ku wundi, gatanu kuri gatanu. Ari nako kandi tukwibutsa ko tubasha kumanaginga imitungo yanyu itimukanwa, tukabafasha kuyibyaza umusaruro, tukabafasha kubona abakiriya bayikodesha. Ari nako kandi tubakora ama expertise, tukabashakira ama autorisation yo kubaka, ndetse tukanabubakira kandi neza mu buryo rwose bugezweho kandi butabahenze. Ni karibu cyane rero iwacu muri Nzuri Business Group Limited. Umukiriya ni umwami. Iyi nzu reka tukwibutse yuko inzu y'akataraboneka iri ku giciro cya miliyoni 110 zonyine, kandi ziri negociable. Miliyoni 110 ziganirwaho. Iyi nzu nziza gutya nk'uko muri kubibona ibasha kuba yaba iyawe, ugatura ahantu heza muri quartier nziza ituje, hahandi ho kurerera, ukagura inzu y'agatangaza nk'iyi ngiyi. Niba rero wakunze iyi nzu, ushaka kuduhamagara kuri za nimero zacu mumaze kumenyera muri benshi, arizo 0788686797 cyangwa se 078123 Si ibyo gusa rero, kuko ushaka kudusanga ku mbuga nkoranyambaga zacu: Instagram, Facebook page, Twitter cya X. Ari nako usura website yacu ya www.nzuri.rw ukagura cyangwa ukagurisha nta kindi kiguzi cya komisiyo bigusabye. Ushobora no kudusanga aho dukorera ku biro byacu hano i Gikondo rwose, hanyuma tukagufasha cyane. Igure rero inzu nziza kuri miliyoni 110 ziganirwaho, hanyuma uture heza, utunganirwe. Turabakunda cyane. Nimukomeze mukande subscribe mwebwe mutarabikora, tujye dukomeza kubana umunsi ku wundi, gatanu kuri gatanu. Ciao ciao.